Yes, twongeye kandi kubaha ikaze mwebwe mudukurikiye kuri MINEMBWE TV, aho uyu munsi twabazaniye abatumirwa muri kubona ku mboneza kamera za MINEMBWE TV. Hanyuma rero aho bukeye ni mwaramutse nkuko muba mubizi indamukanyo niyo salamu ya mu gitondo. Nanone kandi haba ari ku mugoroba tukabaha mwiriwe cyane kuko isi yabaye imbushanye cyangwa se imbusane biterwa naho warerewe cyangwa se wakuze. Niyo mpamvu tugenda twinjira mu ndimi zigiye zegerana cyangwa se zizituranye. Hanyuma rero wowe uri kwitegurira umunsi tuguhaye ikaze kugira ngo ubashe kubana natwe kubw'uyu munsi. Nkuko mubibona rero uyu munsi turi kumwe n'abasirimu babasaje, abasore b'impanga ku muteguro baba bihagazeho, babarizwa mu itsinda rya Papa Legend mwamenye cyane kuri products zabo zitandukanye. Ariko ndahera ku nshyashya ubu ngubu ziri gutradinga rukoronge rwanje ubwo aho ngaho ni muri Titanic cyane kuko uyu munsi dufite amakuru kuko hari igikebekebe cyuko hari ibindi bigiye gusohoka. Ariko mbere yo kubabaza hejuru y'ibihangano byabo byibuze barabanza baramutse abadukurikiye hano kuri MINEMBWE TV, duhereye ku musaza uri iburyo. Ubwo rero ndavuga kuri mwebwe kuri kamera mudukurikiye, kuri bo noneho ndatekereza nabo ni iburyo bwabo. Aratangira avuga amazina yiwe, aramusaba dukurikiye bagende bakurikirana kuko wagira ngo abatambizi beza n'abatamba bakurikirana. Bivuge mu mazina yabo maze twinjira mu gitaramo nyirizina cyangwa se show kuri MINEMBWE TV. Ariko nanone tubibutse kuko ari Papa Legend, iyo ryo namaze kurivugaho baratubwira ya mazina yabo gusa ku buryo ubasha kubatandukanya. Kaze bavande. Murakoze cyane. Nitwa Ndakiza Olivier, ndi mu Legend. Hanyuma rero murakoze cyane. Nitwa Rugeyo David, Nyanzu. Nyanzu. Yes, nanjye nitwa Fabrice Kuwa Tabaye cyangwa se Abde Dog. Papa Legend. Ariko rero murabizi twigeze kuganira namwe bushize kandi ubwo twari duhuriye ahantu timu ya MINEMBWE TV ndetse namwe ubwanyu tugenda tuvuga uburyo abantu bagira amajwi asa cyangwa se n'amasura asa, mukaza muvuga kuko ngonje umunyamakuru kuri MINEMBWE TV ngirijwe risa n'iryujya mujama ku isoko TV Steven, mwigeze kubimbwira. Ubwo rero badukurikiye muraza kuzara muri comment mu byemeza hano wajama barambwiye ngo ngirijwe risa n'irya Steven wo ku isoko harakwara abantu. Bari muziko turi amatwiri. Ariko man ndashaka kuzahura n'uriya mujama muzagerageze none umunsi we hari kuyateguwe murahura. Ntabwo turahura. Twari tuzi ngo amahashi abandi muranasa. Bro Steven ahuri turakuramukije ndetse na timu y'isoko TV. Nanone tubibutse kuko kugira ngo ubashe kwitegurira umunsi wowe iyo ubona ibara ritukura hasi cyangwa se ry'umutuku bitewe n'uri mukoresha, ushobora kuba uri mu Rwanda imasisi mu Minembwe ndetse no muco hagati ugenda avuga imurenge hose diaspora. Ariko ukiyo ubona byibuze ibara ritukura hari ari gusaba kuhakanda, hakande rero ukore subscribe ubwo ndavuga kuri MINEMBWE TV. Hanyuma nanone ukande kwikengere cyangwa se inzoga riri hirya kugira ngo uzazubona amakuru buri gihe uko aje. Ikirenzeho unyarukire kuri Papa Legend ubashe gukora subscribe nimba utarayikora kuko ikogora rimwe hari abantu bakunze kuvuga ngo nje wonza nikora buri munsi ngo buri munsi. Urumva kuko umuntu azayikora akavaho akayikora agasubiraho, ariko nawe turamukuramukije aho. Hanyuma rero bavandimwe muzukuri turatangira tubaheza ikaze ndetse tunabishimira tubabwira ngo mwakoze kutwitaba hano kuri kamera za MINEMBWE TV kugira ngo bizibuze tugire ibyo dusangire uyu munsi. Sinzi ibikorwa byanyu birivuganira ko ndaburi comperaho, ariko byose turagenda tunushoraho ariko byibuze muraza kutuganirira hejuru ya Titanic. Unyine iri hano hanze byibuze abantu rwa imitoma yahindutse hano hanze abantu ni rukoronge rwanje hoye kafiyo uzurya nzanije nkeri ndarya mafera. Hanyuma rero byibuze iri idea kuko mwebwe nyine gutangira aho mwatangije ryari twaba twirengagije ibikorwa byanyu bigize igihe biri hanze. Nti muri babantu tukibabaza ngo ni muvuge background yanyu mwatangije gute mu mwimenyemo impano ryari, twebwe ahubwo tukibamenya twamenye kuko mwivumuyemo ya mpano ibarimo. Ariko mutuganirize byibuze kuri la content hari iriya inspiration kugira ngo bazemo kuko iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga WhatsApp status Instagram n'ahandi hatandukanye uri gusanga ahubwo muzaza mukorana audio kugira ngo abantu bayigire sone. Muzayikonvantige kugira ngo none audio umuntu azajya yishira byibuze ayishire muri soneri abantu bayitabire.
ira inspiration iza gute ibasaba izihe mbaraga kugira mubashe gutegura ikintu ciza nkakiri nimwe muzi uburyo muza mutambagizanya kugira ngo musangire ijambo nk'abanywanyi karibu cyane. Asante murakoze mbere na mbere twishimiye kuba kuri MINEMBWE TV ni inshuro yacu bwa mbere umusaza turabakurikira projet zabo ibikorwa byabo by'ukuri biradushimisha n'abantu bagira content nziza ibikorwa byiza tutatinya no kuvuga ko wenda bari muri bamwe ba mbere ba promotinga cyangwa se ba supportinga talents n'umuco nyamurenge muri rusange. Hanyuma icyo wenda twari kujya twinjira mu kiganiro hanyuma tubashije kuri inspiration ya Titanic by the way abatarareba Titanic Love bisene kuri Papa Legend televiziyo hanyuma inspiration ahantu yavuye murabona ino mu mushasha abantu benshi usanga bitana imbombo bakita n'ubuki ngo sweet ngo honey ngo chocolate turavuga kubera ko abantu baza bitana gutyo ruguru bamuzehe batagize avuga ngo ese mu kinyamurenge nda bintu byiza dufite ukwita umurobanurwa cyangwa se umupanga kimpenge pengeri yanje amacunda yanje tawanje kabemba kanje kumva natwo namajambo ari sweet ukwita umurobanurwa wawe kumva ari ibintu byiza kandi abantu bagiye batwita feedback no kugerageza kabisa gutekereza ikintu gisha gitandukanye n'icari gihari kandi zagiye bigira nyine resulta nziza ku abantu barayikunze kandi navuba cyane muri iki cyumweru part B ya Titanic iraza kubiri hanze twayishutingiye muri Eden niho twari turi abantu bakeneye kureba ca giti cy'agashongo igiti cy'akabemba cyane tuzatubaza igiti cy'akabemba muzoirebe kire hari abantu twasanze batasigana igiti cy'akabemba uba cyane muraza kukibona. Hanyuma rero ugikurikiye ngo mukivuga hejuru y'ibiti biri muri Eden harimo igiti c'amapera n'agashongo n'ibindi ariko namwe muraza turaza kubabaza ibibazo byibuze muratubwira ivyo muvuga mwebwe murabizi wa uyu uri mugabo uri hagati aratuganira agashongo ni igiti kimera heke byari imbuto zikora iki mu biribwa abantu bakoresha. Murakoze cyane agashongo tukazi cyane ariko wavukiye muri za sweet na za honey oya nkazi gutya ariko ntabwo nzi kikavaho ni cy'agashongo n'ukuri ndabizi kuko rimwe na rimwe bazavuga ati ntibabizi kandi baba babizi kugira ngo basige umukoro kuri wowe udukurikiye muri comment muze kwandika aho hasi mutubwira agashongo kamera hehe ubwo ndabwira abadukurikiye hano kuri MINEMBWE TV kugira ngo byibuze tumenye ko mukurikirana ibikorwa byawe muzukuri dukomeje kubashimira muri abantu bazamutse neza muri industry y'abanyamurenge ndetse ahubwo ikirenzeho ndibuze kwibandaho cyane uyu munsi na amakuru bari gusesekara hano hanze yakinwa namwe abantu bo muri Papa Legend byibuze ukabona muri gukinana n'abantu wenda mutari ku rwego rumwe ariko mukabaha iyo opportunity. Hari ibiganiro byanyu nagiye nkurikira ubushize hari nk'ikiganiro nabonye mwakoze ku Isoko TV barimo bamwe bo muri mwebwe ba Papa Legend hari collab ziri hanze mwakinanye n'umuhanyi ubwo ni ku gatorero abasaza muzo kuri felicitation kandi mugaragaza urukundo rwo gushaka kuzamura tuje kumutama mukuru hano byibuze nawe baze kutugarurira ubona bifatwa gute muri societe yacu kuko cyane mwibanze ku bintu bijanye n'urukundo amagambo akoreshwa mu rukundo hanyuma rero amagambo akoreshwa mu iyo dukoresha indimi z'amahanga burya habe niyo tutse umuntu uzumva ico gitutsi kitababaje noneho wanamushekerera mu rurimi rw'amahanga bigasa nkaho ari ubwo wavuze ikintu cyiza sweet ni imbombo ariko wabwira umuntu uti imbombo yanje akabifata nkaho nta kintu kizima wavuze naho ngaho wamwita ariko watubwiye umuntu ngo mayisupu yakumva ari akantu keza ariko umubeti umwita waje cyaba ari ikibazo. Ubwo buzima mu busanisha gute no kubusangiza abantu no kubibumvisa nk'abambasaderi bagira ibyo mwinspira mu bantu byibuze n'izo feedback yo zije ziza ku rugero rwiza rwo kugira ngo ururimi rwacu rube rwakoresha nk'amagambo y'imitoma mu guteretana hagati y'abakundana. Urakoze cyane kubaza icyo kibazo sinzi nimba abanyamurenge twese tuzovuga ikizungu tukareka ikinyamurenge ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo sweet ni kirimi cy'ikizungu cy'amahanga kandi nako tugira amagambo meza twogakoresheje niyo iyo filime yoze ngo sweet mama wanje ntiyamenye sweet cyacu ariko ningira shire wanje ngo rukoronge rwanje rukoronge ni ikintu kuzwa n'abanyamurenge makwe cyubashwe ni ikintu cyubashwe uzareba amakwe yose ntabwo bwo burwa rukoronge nimbwira umugore wanje ngo rukoronge nimbwira umugore ngo rukoronge
ari amabyumva ni narwo rutanga akazi kenshi abakecuru bakabija gukoronga ariko inyama si bose bazaja kuzoza no kuzikara sinako twese twosica kuziba inyama zirahenze ariko urukoronge ruricara iwe urukoronge kundwa n'abanyamurenge so ni urukoronge rwanje rero impamvu abanyamurenge tuba duta amagambo yacu tugakoresha y'abandi mwita wanje nkeri zanje abatarareba iyo filime muje kuri Papa Event murebe iyo filime uko imeze ni nziza cyane iki cyumweru turabereka n'indi twakine muri Eden noneho twagezeyo muri mu gashongo ni twagezeyo no mutubembe tubereka n'ahantu aya mata yose nukuri muzamukoresha ikinyamurenge n'ururimi rwiza tugomba kuruzamura tukaruteza imbere tureke iz'amahanga kandi twese gasiko tunazizi ariko tuzamura ururimi rwacu dukora na filime z'inyamurenge urakoze cyane ukoze ku kintu ngo tuzaza dukoresha ururimi rwacu biratuma tugenda twibanda no mu by'umuco wacu kuko muri abasitari kandi buri abasani bafite uruhare runini mu guhindura amateka muri sosiyete yacu y'abanyamurenge ziruze hari urubyiruko rudukurikiye usanga rugikoresha rukiciyumvamo cyane proud kuvuga indimi z'amahanga ahubwo kuvuga ururimi rwacu ugasa n'ubifitiye isoni ahantu hamwe n'ahandi icyo kintu abo bantu bagifitiye iyo mitekerereze n'iyo myumvire impanuro n'inama wowe wabagenera nk'umwe mu babifitemo inshingano zo gusakaza ubwo butumwa n'ubumenyi kuri abo wabasangiza ubuhe butumwa mu nama ni abantoya kubera ko niyo umuntu umugira inama arayumva ariko akenshi ntayikurikiza niba uri umunyamurenge ukaba ukora filimi nyamurenge wivanga n'izindi ndimi ukora filimi nyamurenge abantu bari mu minembwe ntabwo bazi icyongereza abantu ni ntakizi bazi n'ikirundi ntibazi n'ikirundi tuvuge ko wenda cenza gusa ariko harabyo batazi ariko muruje ukuri guhari ko turakorera twebwe iwacu ko turakorera bino bintu iwacu reka rero mvuga ururimi sogokuru yisangamo anti yisangamo babyumve nabo kuba uri umunyamurenge bikaba bigutera isoni ntabwo uri umunyamurenge wuzuye umunyamurenge ba proud y'uburimo hanyuma nanone uraza gusangiza mugenzi wawe microphone byibuze nawe kuri ico kintu araza kuza kwishimangiraho hanyuma rero ndagira ngo umusaza Debuwa ama cyangwa se Fab aze kutuganirira adusanishirize noneho mu bijanye na industry nyamurenge ariko turabihuriza hamwe byose ubwo ndavuga umuziki ndavuga abakinyi ba filime ndavuga abakomedi ndetse ndavuga n'abanyamakuru kuko twese turi abantu bahurira muri field imwe cyane kuko twese twuzuzanya mu bikorwa dukora urayibona iri ku ruhe rwego ibinenga nk'intege nke zirimo bigomba gukosorwa n'ibihe hanyuma kuko buryo nk'inkoni igororwa ikiri mbisi baravuga inkoni igororwa ikiri mbisi wenda waragiye zibuze umusaza hariya niwe wabaye nk'usura araza kubisobanura noneho mu rwego rwo kugira ngo tugire ibyo dukosora hakiri vuba ndetse n'ahasabwa kongererwa imbaraga kugira ngo tuyigeze ku rugero rukwiriye ni ibihe urakoze cyane umbajije ikibazo cyiza mbere na mbere biza bisa nkaho bigora mu bwoko bwacu gufata wenda showbiz cyangwa se entertainment nyamurenge kurya byose ni kimwe n'ubwo kimwe cyaba ari sekiri ikindi kikaba gutya ariko mbere na mbere gospel wabonye yuko yasaga nk'ifite power cyane natwe ibyo turi gukora ni gospel ariko mu matwi y'abantu n'imitekerereze y'abantu biratandukanye kubera ko gospel ni ivugabutumwa natwe niryo dukora ariko bakumva ko umuntu niba akora poeme cyangwa se imivugo niba umuntu ashushanya niba umuntu wenda asiga irangi habe niyo yoba yubaka byose ibyo byose hari ukuntu bifatwa rero navuga yuko biri kuri standard nziza ku rwego bitewe n'ibihugu tugiye turimo abari mu Rwanda abari mu Uganda abari muri Kenya at least ubona yuko hari urwego bimaze kuzamukaho nubwo wenda tuza kugaruka kuri iyo point nyine understanding isa nk'ikigoranye abantu bakumva yuko umuntu niba agiye muri filime ataye umuco abaye ikirara abaye akayayi biba bitandukanye twese twagiye twivuga Olivier ni umugabo uyu agiye kugera muri passion c'est-à-dire ntabwo ari muto nanje ntabwo ndi muto nubwo mfite agasura gato cyane ko umusaza ejo bundi yari yagize n'ikibazo cya pararize kubera gutwarwa kubera umupanga hanyuma rero ni icyo dukeneye cyangwa se imbogamizi zigihari ni ukumva yuko iyo umwana agiyemo bakumva yuko urabona hari kera iyo umwana atacaga mu ikorari muzamufata ahubwo niba umwana atagiye mu kuririmba
cyangwa se ngo aje muri filime cyangwa se kindi bizabimera nka kujya kera iyo umwana atashaga mu ikorari bakavuga umwana yabaye kirari value cyangwa se indangagaciro zacu ni nziza haba ku bantu no muki nta muntu n'umwe uziho dega wovuga ngo Olivier cyangwa undi wakoze dega icyo dusaba rero ni ukugira ngo ababyeyi badushigikire nibo ba mbere dufite kare mwakomoje ku kintu cy'umuco kubera iki twapromotinga iby'ahandi ikinyarwanda ikirundi nitwe bantu ba mbere bagomba gufata iya mbere mu gushigikira iby'iwacu tukabisapotinga niba ari iyo mitoma cyangwa amajambo y'ubuki tukayakoresha mu kinyamurenge ni meza ni kimwe n'abandi aho kugira ngo dukoreshe amatera ni ugukuza umuco ni uguteza imbere umuco iby'iwacu nitudateza imbere iby'iwacu nta bandi bazadushigikira kandi urubyiruko rutoya cyangwa se abari kubyiruka dukeneye abasaza bakuru abamama bakuru n'abandi bakadushigikira umusanzu wabo urakeneye kugira ngo tuzamure umuco nyamurenge tuzamure filime nyamurenge abaririmbyi sekila abaririmba gospel filime abavuga imivugo kuko ni ibintu byiza kubyumva harimo inyigisho harimo ubutumwa bushobora guhindura sosiyete umuntu akava mu mico mibi yari arimo akaja mu mico myiza uwakoraga nawe agakora neza kandi nubwo dusanzwe tubikora hari benshi bigenda bihindura biturutse kuri filime yabonye ku ndirimbo yumvishe arakoze cyane abisobanuye neza uraza kumuhera ijambo cyangwa se microphone umusaza Olivier hariya akunganira wavuze kuri party y'imikoranire hagati y'abari muri industry n'abashigikira industry ariko noneho Olivier noneho nagaruke byibuza avuge hejuru noneho y'abari muri industry bonyine ubwabo hagati y'itangazamakuru ndetse abakinyi ba filime abaririmbyi ndetse n'abakomedi kuko byose bigiye byuzuzanya hamwe bo noneho ubwabo bamaze kubigeramo ahari intege nke yasabwa kongererwa imbaraga ndetse n'imikoranire igomba kuvurugurwa kugira ngo byose twese tuzamura industry ya nyamurenge cyane kuko twese buri wese biri ku mutwe wiwe nk'ubifite mu mpano byibuze ugira icyo bivugaho. Urakoze cyane wenda generasiyo zaje imbere ntabwo bigeze baja muri ibya komedi abagiye mu bintu nk'ibi ngibi ni abaririmbyi ariko twe tubijemo batwita ibifitasi abarinzi barashigikiwe abavuga ko barashigikirwa ariko twe tuzane filime uko bagaza batwita ibirarama bakadutuka batwita ibirara umukinnyi wa filime nta mugore azabona sinashatse sinakoze igikwe sinambaye rubeda ntabwo narusiga rero gusa none se tuvuge ukuri bishe yabereye kazangaye si urupeta bishe yawe yatwaye urupeta ariko ukuri guhari tutagiye guca hirya nta mikoranire dufite myiza amana nta mikoranire myiza dufite tumaze mu kwa gatanu tariki 14 turaba dufunze umwaka wa regent dukora ukuri guhari nta korabo n'imwe dufite y'abakomeye bagenzi bacu ntabwo imikoranire cyari hasi nimwe usanga umwe wese yayikoze kubwo ku giti ciwe reba nk'uyu Abdedomo iyo agiye muri korabo araduhamagara tukamwemerera ariko nta timu nini yagafashe navuga ngo yagafashe yari bwaduhe korabo hari n'igihe uretse ko nta nibaru muziri koza abanyamurenge oya ntabwo twakivuga abantu no batuvuga ndavuga nje mu izina ry'abagize MINEMBWE TV nka James hari uko tuzi kandi vraiment tunashukuru sana gusa imikoranire y'abakomedi iracyari hasi imikoranire y'abaririmbyi iracyari hasi imikoranire y'abanyamakuru iracyari hasi rero ibi bintu abanyamakuru bacu abanyamurenge baririmbyi bacu ntimukaza muzamura umuntu umwe mana hari n'abandi bantu mwaryandishije mugomba kuzamura ndaguha urugero mana reba abaririmbyi abo tugira bose simbavuga ntabwo bajya bafashanya reba abakomedi usibye ko Papa Legend na Kanyamukwego dukorana bya hafi nabo bonyine navuga ya makipe yanduze umuhanyi nawe turakorana bya hafi bigaragara ko rero turacyafite ikintu cy'ishyari niko tuye tuvuga ukuri iyo rero ufashije umuntu mana ushobora kuba ufite ibintu ariko utagira umutima wo kubitanga hari n'igihe uba ufite umutima wo gutanga ugatanga duke kuba tumaze imyaka irenga ingahe nitwe mfura z'abanyamurenge zagiye muri ibi ngibi rero hari abazatwigiraho batoya bariya batoya niba abona Kanyamukwego na Papa Legend bari gukorana bazavuga ngo ba bantu bakundana niba baratiri gukorana n'umuhanyi abantu barakundana ariko iyo mumara imyaka 2 mukora ibyo mukora mudakorana n'abandi mukora iki ubundi ntabwo mukundana ibi bintu rero bagenzi bacu tubikosore cyo dufashanya abanyamakuru mufasha tugira abanyamakuru nabwiye ngo ade interview mani kugira ngo muranyishyure abanyamakuru muri kandi n'ubuntu busa agabundi 500 twese turi guhiga mani dufashanya
ubutaha muzatwemerera muzaza muvuga abantu mu mazina kuko nimuzaza mukora mukaba generaliza bose hamwe muzaza mubitiranya n'abo kuri Minembwe TV cyangwa se ku bindi binyamakuru bitandukanye. By the way man, tunashimira Minembwe TV. Ni umufana wacu bya bindi do ku mutima cyangwa ni kwihuza kumwe kanyamukuru. Niwe muntu twabonye abari behind camera bazotubwira, niwe muntu udutera commentaire ku muntu uwo ari we wese wo muri showbiz Nyamurenge, uwazi uwatazi, niwe muntu wa mbere. Respect ku musaza. Hari abanyamakuru nza mbona, ubwo rero singiye kwivuga nkanje James, ariko hari abanyamakuru nza mbona aho kugira ngo atere commentaire akoresheje email y'ikinyamakuru cye cyangwa intuze, ahubwo agasubira noneho agahindura noneho email agakoresha izina rye risanzwe, ntabikore muri timu. Biriya bintu nabyo tubwira abanyamakuru bagira iyo tabia. Nanjye mu izina rya Minembwe TV muzaza mwandikisha email z'ibinyamakuru tumenye kuko timu yose mwahageze mwaserukiye abandi n'udukenere uzatubona. Tubibutse kuko kuri Minembwe TV aribo nanone kandi barya bafite Ebeneza Studio iherereye mu gace ka Nairobi, ubwo n'abatuye mu gihugu ca Kenya, ahazwi nka Nyamavira. N'umujama ukoramo we yitwa Kelly, ntabwo ari njyewe James kuko niwe ushinzwe ibijanye n'aya mashusho mubona, ndetse kandi akabasha kubafasha mu bintu bya cyber. Ikirenzeho ku bantu muba mwifuza amasertifika y'abana bavutse, birth certificate, aho kugira ngo bikugore waba uri Kitengera waba uri hehe, cyane ni kubona bari birth certificate. Subiramo gatinde ngo certificate y'amavuko ku bana batoya, ku bafite abana bakeneye izo certificate hariya kuri Ebeneza Studio babasha kubibafashamo. Ikirenzeho ku bantu b'abanyarwanda baherereye kuko turabizi Minembwe TV dufite abanyamasisi, abanyarwanda, abanyamurenge, abarundi, audience nini cyane. Mushobora kuba muri Kenya bitabasaba kongera kandi gutega indege cyane kuko imodoka zitari gukora, aho kugira ngo rero ayo matike yose yakoresheje gushaka ibikorwa by'irembo mu Rwanda, uraza hano Nyamavira Kayore, muraza kubona nimero ziraza zica hasi, noneho mubashe kubona nimero zizabaha service nziza kandi henshi no kuri benshi kugihe. Hanyuma rero Ebeneza Studio izabasha kubafasha mu byo ku-applying passport utarinze u-applying kujiri, ngutangire pimwe za corona, ngutangire wishura amahoteli, kandi tukabikorera ku giciro cyakindi wakabikorera wageze iri, ahubwo noneho ya mafaranga wokishuye hari antito kugira ngo yaduhe ukongera ukiyitaho wowe n'umuryango wawe. Iyo rero yari Ebeneza Studio. Tubaye tubikubwiye wowe man, harakano wasize twamenyera abakobwa mu banki ko bagira keya. Gereka ngo Ebeneza igira keya nk'abakobwa muri banki. Ebeneza igira ivyo umusaza Olivier yarasubiye. Bazogende bare kuri reception. Hari umupanga. Naragesha wundi nasanze kuri reception akora abashiki ba Yesu. Ariko birago ni mugane Ebeneza igira kaza amakanzi. Abashiki ba Yesu babaki. Olivier buriya umwana wawe nagera mu gihe ciza cyane koko gusa ndatekereza Ebeneza Studio izaba yarasubiye mu mirimo iwacu muri Kongo, ariko tukiri hano n'abarya abantu ngo baba bakeneye kwiga ibintu bijanye na computer bazabibigisha. Noneho ikirenze buriya Ebeneza Studio ifotora mu makwe, mu party, birthday party, nani mu mabrad shower n'amababy shower. Ebeneza Studio urabifite afite baby shower. Afite baby shower yawe singa hindi ufite baby shower izirindwi z'ukwezi kwa gatanu nibyo bazamfotora mukora, ahubwo tuzagufotora nka Minembwe TV cyo kyakanduka cyane. Muzankore surprise ndababwiye amazi muzankore surprise singa hindi abude domu y'amazi. Naranze gukora ubukwe narabuze umuntu uzo umukameraman ubwo Ebeneza yaje ndashaka kumva. Murakoze cyane. Tugaruke nanone mu kiganiro nyirizina. Mu by'ukuri twari buze gutinda kubijanye n'ibihangano, ariko amakuru amwe namwe ajanye na industry mwamaze kuyakoraho. Ariko nanone mu by'ukuri twahuye namwe amugiye mu gikorwa cyo kuja gusura abantu babuze ababo mu ntambara ziri kubera iwacu. Niyo mpamvu mvuze ngo tugaruke kuri iri jambo. Byibuze hari ubutumwa muza kugenera ubwoko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bafite intambara zo kuri WhatsApp, rimwe na rimwe mwahohereza amalink bakavuga ngo se ngo wise umwanya wabyo, kandi batanazi ko ya malink tuje gusoza interview mwa mufite umwanya w'umwihariko wo gutanga umusanzu wanyu nk'abahanzi cyangwa se abakinyi ba filime byose ni kimwe, mugatanga byibuze ijambo ry'inkomezi risubizamo abantu imbaraga. Uyu munsi rero ubwoko bwashwaragiye abantu, abana babuza abavyeyi babo, abavyeyi babuza abana bari kubahura mu masekuru, abavyeyi bari gucibwa ingingo z'umubiri wabo, abavyeyi bamwe bari gutemagurirwa mu mazu. No kuvuga ngo nyine urupfu ruri hejuru y'ubuzima bw'abanyamurenge. Imyaka ibaye 3 dufitanye isano n'urupfu. Gupfa byo biri hafi yacu, naho gutabagwa biri kure yacu. Turi gupfira mu maso y'abakadutabaye, nanone kandi turi gupfa umunsi ku wundi. Uyu munsi ndagira ngo byibuze mugene ubutumwa bw'umwihariko
byibuze bwo kwihanganisha ubwoko, ndetse nimba hari n'ubundi bukangurambaga mwatangira kuri kamera za MINEMBWE TV, kuko umusanzu wo gukomeza abandi mu by'ukuri nubwo rimwe na rimwe duseka tukishima, suko tutazi biri kubera iwacu, ahubwo nuko twebwe dufite ibanga byibuze ryo guhagararira ku cyatubabaje, tukizera kuko hari umunsi inkota izunamuka hejuru y'ubuzima bwacu. Rero mu izina ry'abarya muhagarariye bose, aba regent bose babakurikirana, mugire ubutumwa mugenera ubwoko bw'abanyamurenge. murakoze cyane. ubutumwa nje navuga sinobuvuga nambaye isapu kubera impamvu bwite zanjye. Rero icya mbere dukomeje abanyamurenge ku isi aho bari, duhakure ababuze ababo, imitima yashira babaye nubwo twari turi mu tuntu tumwe two guseka, ariko wowe aho uri umunyamurenge mugenzi wanje mwene wacu, tubaye pole wabuze abawe. Ni igihe kigoye kandi ni igihe unatovuga ijambo ukunda aseka. Rero iyo bageze kuri icyo kintu usarire abantu benshi bazabura icyo bavuga gusa kubera agahinda. Ufite umutima wo gufasha ubwira icyo ukora. Ngira ngo hari amavideo menshi mwabonye ari hanze, abamama, abakecuru, abasaza bateragiye hari mu maso y'abari kutwica. Gusa ikintu kimwe kibabaje, nanjye naje gusanga hari umuntu umwe ntavuze neza yarabivuze, ndamugara ariko ibitekerezo nsanga nibyo. Kongo yacu ntabwo yagira amahoro twatuyihunga, urebe nk'iwacu ni kundondo. Nariko mbaza n'ubundi amakuru yawe tubakuru rw'abanyakanombe. Man, uzi ko umuhana usigemo abasaza batarenze 10, abasaza wa wundi woza ukahirika ukajugunya arawunga. Abasore twaragiye, ariko nukuri nimba mushaka ko igihugu cyacu gisubira uko cyari kimeze tukagisubirana, mureke tuzaje gutabara. Kuko ntabwo uvuga ngo sogokuru wanje imyaka 80 na kaka ngo baco bakora bariya bazicwa, natwe turi hano. Kandi gasopo uwo ni jewe ku bantu birirwa batukana ku WhatsApp no ku mbuga bavuga gusa utugambo tudafite epfo na ruguru, tudafite n'icyo twamarira abantu. Umwanya wo gutukana tuje gutabara. Umusanzu w'amagambo ntacyo umaze, amafaranga ntacyo amaze, igifite icyo kimaze ni njye nawe. Uzi ko tuzamutse turi abasore 100 barabapfura batwica bohunga. Ndakubwiza ukuri tworari buvira bakabimenya. Ariko ikintu cyane twashize imbere ni WhatsApp. Ejo bundi hari umuntu wadututse, twashizeho agasirimba twari ko dusengera ruguru, avuga ngo aba bana ibintu babashiraho ngo n'igihe turimo birakwiye. None se nimba bihabiba natwe ibikorwa bihagarara bika gukorwa, twihanganishije abantu babuze ababo, mureke amagambo ahubwo tugende dushire mu bikorwa. Baragira icyo baza kubigira, ariko wenda hari ijambo sinzi nimba unyemerera tugasana barigarura, kuko gutabara buriya hari presence ikenewe ko dutabara tukagenda, ariko kandi hari na presence uko muri gukora ubutabazi. Notabara mu buryo bw'amafaranga, niko nashaka tugarure. Hari utagishoboye kuba yogenda ngo akiri ikindi gikorwa cy'umubiri akora, ariko byibuze yogurira bari abana igikoma. Uretse gusa n'abari kwica bashinjijwe, hari abana bari gushingurwa bishwe n'inzara. Byibuze abavandimwe nabo bagira icyo babivugaho. Uyu ni umwanya kugira ngo byibuze duhumurize ubwoko. Murakoze cyane James. Mugeze kuri ico kintu ngira nk'ishavu. N'ubundi narebye amavideo abasaza uburyo bari kugenda bangara, abakecuru, hari ababyariye mu nzira, ukabona ni ikintu kidasa neza. Nukuri byaratubabaje, kandi icyambere natwe iyi ni advocacy turi gukora. Mu by'ukuri umunyamurenge aho uri hose ku isi turagusabye, iyo utogera ruguru hari ikintu ushobora gukora ukaramira bariya abantu bari reba nk'abariya barurambeje ubundi barabamanuye ubu ngubu bari hariya muri iriya malariya ya plane. Ni ukuvuga reba umusaza nawe waraye kuri sida, urumva ni ikibazo gikomeye. Umunyamurenge aho uri wese turagutabaje, nubwo utogera hariya, ariko ushobora kugira ikintu ukora kigasaidia ubwoko n'abari abasaza bari hariya baba bari. Kandi n'ikindi sinzi murambabarira, reka dukomeze. Wenda nta magambo menshi dufite, wenda kuko wenda byakabaye byiza ibikorwa zavuga ngo ibikorwa biruta amagambo.
wenda icyo twavuga nk'uko nyine duhuriye ahangaha muri interview tubiketengera twaje ino ni muri rwa rwego rwo kugenda dufatana mu mugongo twihanganisha ababuze ababo natwe mu miryango yacu. Mpamvu ubonye David agize reaction muri famiye ye, hari bamwe muri bamwe batakiri mu mubiri, ariko ijambo ry'Imana cyase biraneze vuga ngo kuzisa tugomba gushima Imana kandi wenda ikenezeza imitima yacu titubabare cyane nuko twizera neza ko ni twebwe abasigaye nidukora neza tukugushisa igihugu cyacu hano mu isi tuzongera tukabana nabo ubundi bwami bwo mu ijuru. Rero nsoza bagere babikomokaho icyo mfite, yego wenda ntabwo turaha imbere ya kamera ngo tubivuge ngo ibiki n'ibiki, n'ubu wenda nibyo tugiyemo as team, ntabwo twoje hano ngo tuje gucirata gira neza kuvuga ngo dukoresheje yes icyo ushoboye wenda muri video yacu dutangira gukora Papa Legend, sinibuka ni muzambere twakoze iya kabiri iyo message twakozeho icyo ushoboye. Olivier niwe yavugaga tugaragaza nyine uyu ngo akavuga azokora iki nzakora iki, Olivier aravuga ngo we azocumba, tugaragaza yuko mu ntegenke za ufite icyo ushoboye cyakunganira baririya wocumbira abantu bakaja ku rugamba cyangwa iki. Rero muco Imana yaguhaye muco ushoboye mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'iki, tugerageze ukore icyo ushoboye, tureke kwirirwa ducicirana imanza no kubwirana amagambo atari meza kuko si cyo gikenewe. Abantu bakeneye ihumure n'ibikorwa n'amafaranga bindi byo kubafasha. Rero dukomeza kwihanganisha abari ruguru, natwe turi kumwe nubwo tutari hari imitima yacu ntabwo inezerewe kubera ko hari inshuti, hari abavandimwe, hari ababyeyi. Rero pole sana, wenda icyo nshoboye, icyo James ushoboye, icyo n'undi wese ashoboye tugiteranyirizamo kugira ngo tubashe gutanga umusanzu wacu ubashe gufasha abariya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ibingibi aho ibintu bigeze ntibinyemerera kugira ngo dukomeze mu izina ry'abagize timu ya MINEMBWE TV nkanje James baserukiye utari wenda imbere ku mashusho ndetse n'abandi bose tibinyemera kugira ngo nongere mbabaze ngo se murasereranye k'abafana banyu mwamaze kubivuga no kubakangurira gufasha ubwoko mu bibazo murimo, ariko byibuze mu ijambo rimwe musezera ku bafana kugira ngo ducumbikira aha dukomeze twibuke abo bacu bari kugwa mu ntambara ziri kubera rugo zitakiri intambara gusa ahubwo jenoside yashizwe ahagaragara. Mu ijambo rimwe maze dusezere. Ijambo rimwe nababwira, biragoye nyine kubona ijambo nyaryo umuntu yagakoresheje. Je ku giti cyanjye numva yuko nababwira ngo hari igitabo cyitwa Life Purpose cyangwa se ubuzima bufite intego. Rick Warren yaranditse aravuga ngo ibyo ducamo mu buzima ngo rimwe na rimwe ku buzima bwacu tubona ari impanuka cyangwa se tukabona ari ibintu bitari bikwiye mu buzima bwacu, ngo ariko si impanuka, Imana ibizi neza yuko bizotubaho. Rero ibi turi gucamo birashika kandi bibaho, abantu bakomera. Hanyuma abakunzi bacu yaba aba MINEMBWE TV mukore subscribe, share, mushigikire. Hanyuma dukomeza gushimira n'abantu bakomeye kudushigikira nk'uko babivuze umusaza CEO muri US King kabisa, much respect. Imana imuhereza umugisha kuza gusapotinga kuba turi ahangaha naho tugeze, hari ukuboko kwawe n'abandi bose, abanyamakuru, abafans, kuba turi ahangaha ni mwebwe tubikesha. Imana ibahereza umugisha kandi turabashimira bivuye ku mutima. Murakoze cyane. Cyambere no gushimira MINEMBWE TV nawe James kuri hosting. Mu by'ukuri Papa Legend cyambere turashimira abantu bose bakomeje kudusapotinga muri ibi bihe turimo. Na message dutambutsa ndabizi ko hari abantu zizazifasha. Ikindi kandi ndashimira mu itangazamakuru byose muri rusange, nubwo hari ibintu bimwe na bimwe navuga ngo biri mu kutujabuka, ndasaba ko twese dukorera hamwe, itangazamakuru, abakomitiye, abakinnyi ba filime, abaririmbyi, niturangiza basi nituzamura indasitiri mu mirenge nidutaha tugira ahantu tuzohera. Uku nitwe turi gushinga ibuye, iryo buye abazadukomokaho bazavuga ati hari abantu bigeze gushinga ibuye, iri buye duhagazeho
hari abantu babigizemo uruhare kugira ngo bibeho. Ndashimira n'abafana bacu bose muri rusange, suhuza n'undi musaza dukorana witwa Sulemani, yari mu kazi nawe ntiyabonye umwanya turamuhamukije. Icya mbere njyewe tangiye mbivuga ni gutanga pole babuze ababo bari mu bihe bikomeye byo kubura abantu mu kintu kiba kigoye. Abanyamurenge muri rusange icyo ushoboye aba ari cyo ukora. Turashimira Minembwe niyo kapitale y'iwacu kutugerayo. Turashimira Minembwe TV kandi ni n'umuntu wacu ukomeye cyane. N'abantu b'Imana Murenge niyo muntu uzitera commentaire ku munyamurenge wenyine, ariko abanywe ntawe njya mbona muzanga kudushigikira muzazi. Rero Minembwe muko ubutarakora subscribe, uyu mugabo ntago asubwa subscribe ntabyaze, utarayikora kuri Minembwe TV agenda yikore, utarakora subscribe kuri Papa Region TV agenda yikore. Abafana bacu turabashimiye, ndetse n'umubyeyi wacu Kwizera Jason turagushimiye cyane ubufasha ukomeza kuduha, ukomeje no kudahwema. Murakoze cyane, Imana ibahe kandi mukundane n'ibyo deni Yesu yadusigiye. murakoze cyane. dusoje tubashimira ku mwanya wanyu mwataze mukemera gutera intambwe kuva aho mwavuye kugera ahangaha kugira ngo mubashe kuganirira imbere y'amashusho cyangwa se kamera za Minembwe TV. mu izina ryose ry'abari badukurikiye kuri mikoro yari njyewe James. James urashatse uzoshaka urakoze sha